umwana wanjye yavuye mu rugo rwanjye aragenda. Amakuru maze iminsi numva yose hanze. Kandi tate kari weho tuziranye ibintu byose by'ubuzima bwacu bwo mu busore bwacu, aho twagiye tugana byasohotse bigere ku mugore kumwa iby'abana n'iki, ko nta wundi muntu tubiziranyeho ko ari weho byajyanywe nawe. Yo nishani kunari zahise hanjye. Njya nkunda kubyumva bavuga ngo umuntu usa nkaho akuze ngo iyo abonye umuntu ukiri mutoya ngo abona nyine ahahise. Nawe nicyo bikwibutsa? Oya, iryo zina ryawe niryo rinsubiza ahahise hanjye, rigatuma nkwitegereza cyane nkakwibazaho, gusa sinzi niba hari ahantu bihurira. Murumuna wanjye amazina yaciye cyane cyane. Umwana, amazina y'umwana Mumararungurika. 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 Rika. Ikindi buriya nakubaza amazina ya se. Amazina ya papa we Yitwaga nde? yitwaga Gashirabake. Gashirabake. Ibyo niryo buri Gashirabake Tadeyo. Gashirabake Tadeyo. Mukobwa rero ntukabone nkwitegereza cyane, akenshi unyibutsa ahahise hanjye. Njya nkunda kubyumva bavuga ngo umuntu usa nkaho akuze ngo iyo abonye umuntu ukiri mutoya ngo abona nyine ahahise. Nawe nicyo bikwibutsa? Oya, iryo zina ryawe niryo rinsubiza ahahise hanjye, rigatuma nkwitegereza cyane nkakwibazaho, gusa sinzi niba hari ahantu bihurira. Mu mazina y'udusirino ya kera bakwitaga izina ryanjye? Oya, urumva kera nabyaye umwana, imfura yanjye nyine yitwaga Mara, ariko maze imyaka 20 ntamubona. Niba akiriho niba yarapfuye ntago mbizi. Ubwo rero wambwiye ko witwa Mara, numva nyine subiye mu buzima bwanjye bwa kera, bituma nibuka cyane, ntekereza cyane. Ari nayo mpamvu ubona nkunda kukwitegereza nkakutekerezaho, sinzi niba hari aho bifitanye isano. None se ubwo ngubwo izina ryanjye rikaba rihuriye he n'ibyo ngibyo? Nyine ni uko uba uri kubitekereza nk'umuntu, ni ukwimajina, ntabwo byabura, ariko nta hantu ngiye twaba duhuriye n'ibyo ngibyo rwose. None se mukobwa mwiza, wamfasha basi ukambwira aho hahise hawe cyangwa amateka yawe, aho uvuka, ababyeyi, nibura wenda bikamuhara impungenge. Ninde wamenye ibihishe mu mutima? Hari icyo byagutwara? Komera more. Oya, njye ndi kumva ibyo ngibyo rwose nta hantu byahurira n'izina ryanjye, ariko ntabwo wabura gutekereza nk'umuntu. Gusa nyine izina ryanjye nta hantu ryahurira n'ahahise hawe pe. Erega urumva, kubera umwana twatandukanye ari muto cyane, imyaka 20 yashize nongeye kumubona. Ni ukuvuga ngo nkimara kumva ko witwa Mara nahise nikanga, ari nayo mpamvu ubona njya nkwitegereza nkagufata nk'umwanya, ndetse kuva wagera no muri urugo nsa nk'uwabuze amahoro. Nkomeza kumva umutima umpatira kukwitegereza, kukwibazaho, niba ari amaraso nkurura ntago mbizi pe, ariko nanjye byaranshanze gato. Oya, nuko wabyishyizemo niyo mpamvu uba wumva bikurimo, ntabwo ari uko ari jyewe. Abantu barasa, ariko buriya wowe uri umwana ntago wabyumva. Umubyeyi n'umwana haba harimo isano rikomeye cyane. Sha
kuva wagera muri uru rugo nakomeje kubura amahoro. Sinzi impamvu izina ryawe nditindaho cyane nkanakwitegereza. Gusa buriya wasanga nta n'ikidasanzwe ari uko abantu basa. Nta kibazo pe, wakwikomereza uturimo twawe. Ntekereza ko naguhamagaye utaraturangiza, sibyo? Yego nta kibazo, ariko ibyo ntukomeze kubitekerezaho cyane rwose, kuko abantu basa nta kintu bahuriyeho, abantu bitwa amazina amwe, ntubitindeho pe. Njye ndi kumva nta hantu byahurira, izina ryanjye n'ahase hawe nta hantu byahurira. Sawa, nta kibazo amara, komeza imirimo yawe, akazi keza. Umukobwa witwa Amara, kamwe k'inzobe k'urubavu ruto. Witwa Amara. Ntukazi k'inzobe k'urubavu ruto? Nuko umwana iminsi bayi w'umukobwa witwa Amara. Ngo nguwo Amara. Niwe wabuze. Iminsi itaterashize, uyu munsi ubaye waka. Wa mugabo we. Ubuze ukuntu bimeze. Mumfashe da, mfashe rwose, dore murabona buri igihugu gihera mu muryango wa mugabo nk'uko ndi kubikubwira. Ntabwo umuryango igihugu cyamera neza, kandi ibintu bimeze gutyo, mudufashe rwose. Dufatanye. Uzi ukuntu bimeze rero. Nanjye ngiye kugufasha ko hari izindi nzego dukorana nazo ziba ziri hejuru. Ikirego numva kirenze kuko njye nyikemura njyana hejuru bakadufasha. Urumva n'umwana yabuze, tuba tugomba kubimenyesha RIB igakora iperereza ikanamushakisha. Mumfashe rwose ndebe ko byibura ya mukobwa namubona. Umusaza rero ntabwo ndi gusinzira, reka umusaza reka mubwire. Umukobwa ngo yitwa Amara. Yitwa Amara. Amara. Uzisi ndaza kugufasha niba nicyo dushinzwe kandi nicyo tubereho abaturage, nimwe muri ku isonga, kandi ikibazo wahuye nacyo ntabwo cyoroshye. Ubwo hari inzego ziba ziri hejuru yacu. Ubwo ngiye gukoranya ndatanga raporo mbabwire ko ari umubyeyi mu mudugudu wanjye wabuze umwana. Umwana w'umukobwa. Yego rwose muramugize neza rwose. Ari mu kigero cy'imyaka ningahe? Ese ugira ngo nari mu myaka 20? 20? Nari mu myaka 20 rwose. Amara mu myaka 20. Imyaka 20. Yego yarangije kwiga segondere ejo bundi. Arumva. Uzi wowe ikibazo cyawe ngiye kugikurikirana. Rwose muramugize neza rwose. Muramugize neza rwose. Ubwo bageze uri inshuti kuva na kera. Nukuri pe. Atajemo n'ubuyobozi ari kuri inshuti. Nukuri ngiye kugikurikirana. Ndabashimiye rwose. Cyuwo mwana witwa Amara. Rwose pe ndabashimiye pe. Rero reka ngene mbareke. Nimba sanze wenda wasanga n'ibindi mwari mugiyemo. Ntabwo byabura. Reka nkomeze ngerageze nshakishe, namwe mumfashe ngire n'ibindi bintu njyamo, kandi murakoze kutwakira. Sawa umusaza. Murakoze mugire umunsi mwiza. Umwana Amara. Uhura n'abantu bangana kuriya. Ariko hari igihe kibaho abantu bagahuza amazina. Katurebe. Nakundi. Ameze neza kabisa. Ndahageze none. Mbere naha tuba twibereye, kazi tuba tukamereye nabi kabisa. Ariko warumbi umeze neza nta kibazo nawe. Nari meze neza. Mutware wanjye yari yaje gutanga ikirego ejo bundi yabimbwiye ari surprise. Nari nje rero gutanga statement kugira ngo ubone uko ikurikirane nyine. Yari yaje twari twabiganiriyeho
ndumva ko tugomba kubyinjiramo tukabikemura tukabikurikirana kabisa. Yego. Ahubwo nyine nagira ngo nyine hari ibintu ngomba kubanza nkanamenya kugira ngo tubashe kwinjira mu kirego tugikurikirane. Wajya wandika ubwo ngubwo? Nta kibazo ndajya nandika. Nandike nta kibazo. Hano haba harimo ibirego byinshi. Twandika aha ngaha amazina y'urega. Si Winize? Wineza Wine. Nakubwira amazina yawe. Wineza Wine. Waranyereje. Oya ntabwo nazi. Bajya kunyitiranya na murumuna wanjye. Tadeyo koko. Tadeyo igihe namutegereje ataragera aha koko. Ntagiye gusinzirira ku icupa rimwe koko. Nk'umugabo. Sinzira naryo rishizemo. Reka muhamagare Tadeyo. Tadeyo agahinda ari kumpeza rwose. So ibintu yabinkorera koko. Ntabwo rirema ariko ni ibimenyetso bigaragaza yuko ibyo nkeka ari ukuri. Ntangiye gusinzirira no kuri iri cupa rimwe. Ariko Kide. Tadeyo rwose ubu naguhamagaye ko mushaka koko. Ubu ngubu uri hehe koko? Ariko rwabukwiye. Mbona utarwiyambitse uri kumamagara buri mwanya intesha umutwe bimeze bite? Nise ntabwo uhamagara nitwe dufitanye gahunda yo tugomba guhurira. Njye nakubwiye yuko mfite akazi kenshi ntaza kuza kukureba gutyo. Urashaka nza dusangira icupa kano ka mwanya ukumvise gahunda koko arizo koko nakubwiye mfite akazi wa muvandimwe. Ibyo nakavuze. Akoze ko rwabukwiye mbona utarwiyambitse uri kumamagara niki cyabaye koko? Ibyo nakavuze. Uwikeka amabinga aba yarwaye. Ibyo nakavuze. Ariko Tadeyo iyo wifata n'imyaka tumaranye 30 n'ingahe turi inshuti tuziranye, ibyo twakwanye byose tukagirana amabinga Tadeyo, ukaba usigaye nk'umukiro ukanyinjira urugo rwanjye ukajya kunteranya mu rugo rwanjye Tadeyo, nkaba nsigaye nguhamagara ngo duhure dusangire icupa ukankwepa ugacaho nta kuru kimbwiye unyinjirira mu rugo ndebera amabuno y'umugore washatse wawe. Jamais. Kugera ariko Tadeyo umva nkubwire. Nuko ntakubonye Nuko ntakubonye. Umwana amazina y'umwana Mumararungurika. Rika. Ikindi buriya nakubaza amazina ya se. Amazina ya papa we. Yitwaga nde? Yitwaga Gashirabake. Gashirabake? Ibyo ngibyo buriya. Gashirabake Tadeyo. Gashirabake Tadeyo. Gashirabake Tadeyo. Ikindi se buriya ahantu mwari mutuye uracyayibuka? Ahantu mwari mutuye mbere. Akagari ni Rwangamazima. Akagari Rwangamazima. Umurenge Runda. Umudugudu buri uracyawibuka? Sangano.
ihangano. Ibi ngibi biri buze kumfasha kumenya ukuntu ndi buze gukurikirana ikirego. Buriya n'umutware turaganiraho gake nawe, buriya abari buze kumfasha nawe tuzajya dufatanya tubyinjiremo turebe tubikurikirane kabisa. Niko bimeze. Oya niko bimeze rega no gufasha mushiki w'umuntu none. Umuntu w'umugabo utinyuka akinjira urugo rw'umugabo mugenzi we akarusenya bene aka kageni. Tade oya Tade kugera aho nyinjira mugore ukansenyera urugo n'umwana wanjye akagera ava mu rugo akaruvamo akagenda nkaba nabuze umwana wanjye. Oya njyewe uriko ndashaka kumbwira ndetse kuvuga ibintu byinshi bantu usobanuye niki cyabaye cyatumye tumutwe bene ako kageni. Ariko Tade umwana wanjye yavuye mu rugo rwanjye aragenda. Amakuru maze iminsi numva yose hanze. Kandi Tade kari weho tuziranye ibintu byose by'ubuzima bwacu bwo mu busore bwacu. Aho twagiye tugana byasohotse bigere ku mugore kumwa iby'abana n'iki ko nta wundi muntu tubiziranye uko ari weho byajyanye nawe. Hari dorone yo mu gasozi ngo ibintu yarifashe ibisinsabiriza mu baturage koko kandi tubiziranyeho. Ibyo bintu ntibishoboka ko imyaka yose tumaranye koko nzi ikintu cy'ubushashwa n'agacupa gashizemo. nta mugabo ugira ubushashwa pe shame ibyo muri kubwira n'ubwa mbere byumvishe mu matwi yanjye. None wasanga warabaye umugore ntabizi n'amagambo usigaye uvuga ko nkukeka irunguruka ry'abagore ry'abari umugore wanjye cyane ndabirebuka ncisha ko ndebera umugore Tadeyo bana Tadeyo umva tuvugana icyo umuntu w'umugabo kandi agenda kunkunda ibintu by'amatiku. Reka twumvikane kino kintu yeka abagore ndabakunda ariko se kurya ntajya kunagera ku rwego rw'umugore wawe. irunguruka wazi wanjye n'inzu ureba amabona atambuka ashaka Tadeyo ko nkuzi kuva kera n'agapepo wanteye. Ariko by'umugore wawe afite amabona ariko iwe natawe nakabivuze. ariko urabizi sinavuga koko umugore w'umuvandimwe ngo ngewe ngo njya kuvuga ntacyo navugana nawe pe. Iki cyabaye ndashaka kurasi ku ngingo mbwire. Tadeyo kuki nakubonye kuko ngo nkubone ko kugiye rwose ndi numva wafunguye pe. izibanwa nzerekeza umukobwa wanjye yaragiye maze iminsi ngayo naramubuze. Ariko ibyo bigeze nari nanubiza by'umukobwa wawe ko yagiye. Ndajya gusengera imusozi ndajya gushakishiriza he koko ntukagire Imana mo. Ariko none uzi gusa ari ndumiwe ubanza wanezerewe ariko nkaba ntabimenye. Yego ndi kumwe nandi aho ngaho nabo mu kabari sha. Ambasha uzanye kwagutebya kwawe rero uzanye kwagutebya kwawe nifitiye ibibazo ntushobora kuza uzumfate mu mugongo umva Tade umva nkubwire Tade ibi bintu byose birarangiye ariko tubonanye ibyo kuvugira kuri telefone gutya simba ikeneye reka nkureke n'ubundi nakubuze nshaka iyo nigiye oya mbaye nkubwire Tade mfite agahinda nagira ngo nkubwire yuko ibyo wankoreye wansenyeye umwana wanjye agasohokera mu rugo umugore sinkirarana nawe yampaye igitanda asigarara mu buriri bwe nanjye nkarara mu bwanjye wararikoze waransenyeye inshuti mbi warakoze inshuti ziragwira ntabwo wamenya ikiri umutima. Keza Karame mama umeze neza? Ego meze neza mama. Ku ishuri byagenze gute? Ishuri byagenze neza. Ego none se ke Karame umukobwa batuzaniye mumeranye mute mubanye mute akwitaho?
Anyitaho nta kibazo, ni umwana mwiza cyane. Mba mbona ashoboye n'akazi kuko hari igihe mva ku ishuri nkabona nyine inifomo yafuze, nabona hari imyenda yabaga ihari idafuze nkabona nawe yayifuze, mbese ni umwana mwiza aranibwiriza. None se ko mbona utishimye niki kibura? Oya ndishimye mama, nta kibazo. Ntago wishimye nkuko nsanzwe nkuzi? Ndishimye nta kibazo mama. Kandi natekerezaga ko kubera ko tutirirwanye niriwe ku kazi wakagombye kuba wumva wishimye cyane kubera ko mbonye hakiri kare kandi uzi ko najyaga ntabwije. Ndishimye n'ukuri. Okay, cyangwa urashonje? Ntabwo nshonje, amaye ibiryo. Ahubwo se we wiriwe ute ku kazi? Niriwe neza, akazi kagenze neza nta kibazo. Okay. Ni byiza cyane iyo mbwiye ko wari umeze neza biranshimisha. Neza kabisa. Kwisanga yigeze? Kwisanga namba nibereye kabisa. Nari hano. Kugira ngo madamu izagera hano. Madamu yahageze kare, para statement twanditse nyine bisabwa kugira ngo turebe ko twakusanya amakuru kuri mwana nyine tukabasha kuba yaboneka. Ndimo ndabikurikirana kabisa kugira ngo turebe ko aricyo twafasha. Urabona uburyo mwana yabuzemo rero. Nyatari ko ubu wagiye mugiye gukoresha imbaraga zanyu murebe ko mwana twabona. Oya birumvikana kabisa ko tugomba kubigira ibyacu kabisa mwana akabasha kuba yaboneka. Aramuhangayikishije cyane ku buryo rwose ubona ko ufite akantu k'ihungabana muri we kubera mwana nanjye birambuye cyane. Bari mu rugo ntabwo byoroshye kubana n'umugore ufite ikibazo nka kiriya, ntabwo byoroshye. Oya nanjye mba mbibona ko abinganirizaho cyane kabisa. Nanjye abinganirizaho cyane. Sorry gato ahubwo, sorry gato. Yesa. Wisa. Ikibazo cy'umuturage Tadeyo. Tadeyo twamusize muri groupe, urumva twamusize muri groupe ari wanted. Ahubwo mama hari ikintu nibagiye kukubwira. Ikizi. Usko naganiriye nawe kare nkamubaza ku bijyanye n'ababyeyi biwe. Yarangiza nyine nkabona ntago ashaka kubimbwira. Mbona asa nk'umuntu utishimye kuko mbuza ababyeyi be. Nyine mbona birancanze nanjye. Ariko nkabona arimo kubimpisha, hari ibintu byinshi ashaka kumpisha. Mbese ntashaka ko umuntu amubwira ku bijyanye n'ababyeyi be. Aho rero byancanze nibaza ikibazo cyaba gihari. Buriya rero ubuzima umuntu aba yarabayemo ntabwo wabumenya. Ashobore kuba yaragize igikomere ku babyeyi be, akaba ari nayo mpamvu wabimubajije bigahita bimukora ku mutima, ukabona ahinduye isura cyangwa ashatse kwereka ko wabaye. Ari nayo mpamvu yagerageje kukwima amakuru. Ashobore kuba yaragize wenda nk'igikomere cyangwa se akaba atanabafite bose, byose birashoboka. Nanjye nanze kumubaza byinshi, vuga ati wenda wasanga hari nk'ikintu cyaba cyaramuteye igikomere ku bijyanye n'ababyeyi be. Ndavuga ati reka nceceke, wenda wasanga hari impamvu. Nta kibazo mwihorere buriya. Nanjye ndi umuntu mukuru kandi turabana, twamufashe nk'umwana mu rugo. Uko iminsi izajya igenda nzagenda muganiriza, byanga bikunze azagira ahabuhoke. Buriya ntabwo aratwiyumvamo cyane ku buryo yatubwira ubuzima yabayemo. Ariko nkeka ko uko tumubanira neza azageraho akabohoka akatubwira ahahise he cyangwa ubuzima yarabayemo. Nibyo cyane birakenewe ko tugomba kumenya ikibazo cyaba cyarabaye kuko ubona ameze nk'umuntu utishimye iyo uvuze ababyeyi be. Ntabwo yishima nyine uhita ubona ahindutse akarakara. Bishatse kuvuga ko hari ikibazo cyaba gihari. Tugomba rero kuzajya tugenda tumenyana nawe gake gakeya, then tukamenya ikibazo cyaba cyarabaye. Okay. Reka mbe nkuretse rero ngere mu gikoni ndebe aho bigeze ko ndabona nashonje ibyo ari byose. Ego nta kibazo. Sawa, merci. Hari ikintu rero nshaka. Buriya kiriya kirego muzakitondera mu gihe twumbure mbere. Hari nagiye mbonamo amazina akigenda agarukamo ukuntu
kandi niyo mpamvu naje kukubaza niba umudamu yahageze nawe numva yahageze wamufashije muzabikore nk'abayobozi nyine murebe uko bimeze. oya biriya byo tugomba kubikurikirana nawe ugomba kumufasha ku ruhande rwawe tugahuriza hamwe tukareba ko hari ikintu twamufasha. Sawa rero reka mureke ukomeza akazi. Sawa nta kibazo ariko nzashaka ukuntu waza. Sawa sante ngomba kukugeraho. Sawa murakoze. Sawa. Mizute se bro? Neza nari kabisa. Mwese wanije kutwinite mwana. Mente bari hora. Ariko ndabona nari ho mwana. Nari bite? Yo. Nishani kunari. Ndabona nimero nshaka guhamagara mani yanze gucamo nari bimwe ndabona byanze. Nari ubwo nyine urareba ukundi bigenza mwana. Sawa nari bimwe. Sawa. Iki telefone? What? What's up? Agora.